umukiza mwiza Yesu Kristo ni uruti inshuti zacu zo mw'isi ni igihumira cyacishije nicyo cyaremezo abayobozi kimwe n'abakristo twaje babisengeye kugira ngo bamwe ibiganza dutange intashyo. Izi ntashyo za bene so muzakire mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu gitondo n'agahe gatoya ntabwo biba byoroshye, ariko nk'uko niba tugenda nabonye akanya yambwira abo turi kumwe nti wamwaje kuvoma ntukagira ngo nimwe mwenyine mujyana n'abasigaye. Icyo twavanye muri nibature icyagufashije ujye ugifashisha abandi. Uwo waje kuvomera abandi ntabwo ari abantu benshi bashobora nibature, ariko washoboye kuboneka amenye ko bari intumwa y'abandi yo kugira ngo ibyamufashije nawe bibafashe. Kandi abandi bature tugira amahirwe yo kuboneka imbere y'Imana buri munsi. Burya kurya buri munsi simone kurya no mu cyumweru. Imana tugiriye neza. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana rero. Hari ijambo ry'Imana ryafashije muri iyi minsi. Hari bene data batahabaye mu kamwe natwe. Hari namwe nashatse kugira ngo mbasogongeze. Ni ijambo ry'Imana ryafashije numva nitekerejeho kabiri ngira ngo bene data twagasagiza kandi umushyitsi wari tuganirije n'ikindi gihe nawe wamutumira n'umwana mwiza tuganirije neza. Matayo 6:25 Matayo 6:25 urupapuro rwa 6 ndasoma n'ibitasimba rindira kuko gahini gatoya. Nicyo gitumye mbabwira ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri ntiburuta imyambaro. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimuruta cyane. Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono n'umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo
bwo mu gasozi uko bumera ntibugira imirimo, ntibuboha imyenda, kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe muri bwo. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi icyo buriho none ejo bukakuguma mu muriro, ntizarushaho kubambika mwebwe bafite kwizera gukemwe. 31 nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi si uwo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Imana itugirire neza. Haleluya. Yongera umurongo umwe mu Baheburayo, umurongo umwe gusa, Abaheburayo 11 umurongo wa 6, uwo murongo umwe gusa, nyuma tuganire mu gahe twahawe. Abaheburayo 11 umurongo wa 6, uwo murongo umwe gusa. Reka dusome. Ariko utizera ntishobora kwinezeza, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagorora abayishaka. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Twabonetse imbere y'Imana kandi buriya twabwirijwe aya magambo twaririmbiwe, kandi burya umushyitsi umuntu amutega amatwi kutamumenyereye. Amagambo mwabwiwe twumvise mu ndirimbo buriya mwayazirikanye. Nashatse kubaganiriza ku ijambo yitwa kwisigariza imitwaro, nibyo twabaye basangizwa n'uwo mushyitsi wamfashije kwisigariza imitwaro. Imana rero turarikira kwakira ineza yayo kandi ntawe isiga inyuma. Imana ntawe isiga inyuma mu gakiza, bivuga ngo ntirobanura ku butoni. Mu Rwanda rwa Timoteyo 4 haravuga ngo Imana ishaka nuko abantu bose bagira bate bakizwa. Nta muntu ishaka ko asigara inyuma. Umuntu ntabwo waremewe abantu, waremewe Satani n'ingabo ze. Abazawujyamo izaba ari agisida, bazaba ari ubuhangare bwabo, ariko ubushake bw'Imana nuko abantu bose babona ubugingo. Yesu umukiza wacu aradusaba kumuzanira imitwaro yose, ibiturushya byose, ngo aturuhure, aduha amahoro. Yayandi tubuze bikadutera kugubwa nabi mu buryo bwinshi. Aravuga ngo rushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Haleluya. Abo ikibuhira cyose bigira byose inyuma. Imana itugiriye neza. Ikibabaje rero nuko twihutira kuza tukazana rero mu mitwaro yacu, ariko tugasiga iyindi inyuma, tukaguma kuruha kandi twari twaruhuwe. Nukuruhuka igice tukihana ibyaha, ariko ibibazo bigasigara bitugora. Tukihana ibyaha, ukaza kwa Yesu ugapfukama ukihana ibyaha, akagusengera kuva kuruhutse, ariko ukagira ibintu usigarana, ukagira ibintu uzigama. Yesu aravuze ngo zari imitwaro yose ntugire icyo usiga. Imana itugirire neza. Bimwe mu byo dusiga rero nashaka kubaganiriza byamfashije. Icya mbere ni amarangamutima yacu arwaye. Abaduhemukiye, abatwanze bakatuvuga nabi, bakatugirira nabi, baduhutaje, abatwangiye imiryango, abadakunda bene wacu, ibyo byose ni ibirwaza amarangamutima yacu. Ugasanga umuntu atunze amarangamutima arwaye. Iyo amarangamutima yacu arwaye kubera ibyo twanyuzemo n'abatugiriye nabi, tugikomeje kwibuka, tugira agakiza karwaye. Iyo ufite amarangamutima arwaye ugira agakiza karwaye, ariko ushaririwe, kwiganyira, kwinuba, kwiheba, indwara z'umubiri zitewe n'umutima ubabaye, ari nk'igifu, umutima na kanseri. Abaganga barabigereza basanga na kanseri zamuka muri uwo mwanya. Ibyo bikaza kandi warakijijwe. Imana iturengere. Kwiganyira bigabanya ubwisanzure bwo mu mwuka, bigatinza amasezerano, kuko bicogoza kwizera. Kwiganyira bicogoza kwizera ku muntu w'Imana. Ukaba umukristo ufite ubuhamya bufatika bwo guhura na Yesu akakuruhura, ariko udafite kwizera gushyitse, wumva ko hari ibyo Yesu adashoboye, yego yakuruhuye ibyaha nibyo, ariko wumva Yesu adashoboye. Satani akwereka bitaratunganye kandi bitaratungana, kugira ngo ubone ko ugowe, kuko bitinze kandi byari bikenewe cyane. Satani agutera kwigereranya n'abandi, ukabona ko nta kigenda, watakaye, abandi bagusize mu majyambere cyangwa amahirwe.
ko udashoboye, ko udashobotse, bityo ukitera icyizere. Nyamara hari ibyo Imana yagukoreye byinshi ukwiye kwishimira. Imana itugirire neza. Ahangaha Satani arakuzunguza kubera yuko hari ibyo wisigarije utaretse Yesu kugira ngo ujye guture. Kwiganira bitera umuntu gufata imyanzuro mibi, kuko ni icyuho Satani acamo akakwereka byinshi bibi bifite n'amaherezo mabi, akakugira inama mbi kandi ukazishyira mu bikorwa, amaherezo ukicuza za nama mbi wagiyemo, kugeza aho akubwira ati kubaho umeze utya urabona hari icyo bimaze. Kandi uyu mukristo warakijijwe, ikiruta si uko wabyirangiriza, bijya bibaho ku bakristo nabo, ukaba urabyirangirije ariko wibagiwe ko bitarangiye, kuko uzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Twese tuzahagarara imbere y'imanza ya Kristo. Iyo Satani yakugendereye kugira ngo ibyo mu biba birangiye, Abakorinto ba 4:10 haravuga ngo twese tuzahagarara imbere y'imanza ya Kristo, buri wese asubiza ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri. Ayo ni amarangamutima arwaye agatuma agakiza kawe nako karwara. Imana itugirire neza. Umuntu ukomeretse ntagira ibyiringiro, kimwe n'umurwayi wese urembye atizera gukira, ntagira ibyiringiro. Imana iturengere, Imana idukize amarangamutima arwaye. Yesu yaravuze ngo nimuzane imitwaro yose wibisigarana, kuko ibyo ngibyo nabyo bifitiye ububasha. Imibanire yacu mibi na bagenzi bacu, umuntu ukomeretse ntabana n'abandi neza, kuko ahora abona ko abandi bamubangamiye, ategereje ko bamwumva bakamwihanganira bagakemura ibibazo bye, akihutira gupima agakiza k'abandi no gusuzuma ko bakoresha umufuka wabo, ndetse akagerageza kubagerera umufuka wabo. Ati uko bakirirwe bagomba kumara mu modoka yawe, bazifite sirega data, bakangagurira, bakanjumbikira kandi neza, kuko barashoboye. Ibibazo byanjye bagomba kubisubiza. Yabona umukozi uri mu birahantu runaka akihutira kujyayo, n'urwego rwo bose, nashaka n'umusirikare ukomeye cyangwa uri mu runaka agashaka n'umuherekeza, ati hariya dufite bene data, bakagenda wumva nyine ko ni ibyacu bene data se. Yabona yuko akakovuyo batakihanganiye hariya mu biro, akarushaho gukomereka, akarushaho kugubwa nabi. Ayo ni iyo mibanire itewe n'uko hari icyo wahomye cya gihe, none habonye poromosiyo, habonye mwene data, akumva yuko aho ngaho hose hafite uburenganzira. Bikatuzanira imibanire mibi, kuko uriya hari uko twaguwe nabi, ariko twagomba kwishyira Yesu. Agomba kunteza imbere akandumurira. Ngo ni umucuruzi, niba ugiye agategeka ati agomba nyine kuko ni mwene data, wakwibwiriza nyine mwene data, ntakujya n'icyo wabwirize wavuga makeya yatoya, tugose wabitinyuka nawe, yuko nyine reba akongera. Hakaba niba uri umuguzi nawe amaze utyo, ukumva yuko agomba nawe kukugabaniriza kuko ari mwene so. Hari kugabaniriza se azubuke ryari? Ibyo ngibyo ni imibanire mibi y'abantu. Iyi myitwarire mibi ikomoka ku bikomere yagize, ituma bene se batongera kumugurira uriya muntu kuko atabereye mwiza, kubera yababajwe n'ubukene igihe kirekire, arashaka gukuramo esheke kuri bene data. Umukozi Imana itugirire neza. Ubukwe bwanjye bazabutunganya, buri kintu cyose, kuko bafite ubushobozi. Biriya byose barabihawe na Yesu, kandi nibyo. Amaherezo batabikora uko abyumva, akarushaho gukomereka cyangwa akabivamo, kuko imibare ye ari ku bandi. Kwizera ni guke, nyamara igihe aza kwa Yesu aba yarazanye byose nka Yabesi. Yabesi dusoma mu ngoma ya mbere ibice 10, ngo yakubyina n'ubyaranye akababaro, none arisenya amaze gufata imwami, icyamukamugisha rwose, ukanyagurira imbago, ukandira ibyago ntibimbabaze. Haleluya! Uwo yabishyiriye Imana, yabishyiriye Yesu, kandi ngo Imana igira ite? Imuha ibyo yasabye byose. Imana itugire neza. Ni iki Imana ishaka? Aho kwibaza icyo Imana imushakaho, icyo yakorera Imana n'abandi,
ko yaje guhabwa kuko yayibabariye, ariko icyo asabwa si ugusanga no guhanga amaso abantu. Oya, Yesu niwe uvuga ati muze musange n'imitwaro yanyu, si ukuyijyana ku itorero no ku banyetorero. Iyo bajyana mu gakiza no kugira ngo abakizwa bagukemurire ibibazo, wowe kwizira, kuko Yesu niwe nzira yonyine tugomba kunyuramo. Imana itugirire neza. Yesu niwe uvuga ati muze musange imitwaro yanyu, si ukuyijyana ku bandi. Oya, Yesu aravuga ati nimuze. Inshingano y'itorero nyamukuru ni ukukwereka Yesu, ukamusanga, ukabana nawe neza, ukamushyira ibikugoye byose, akaba ari ibimenyi byawe. Yego ntibagutererana kuko bakurera bakagufasha uko bashoboye, bakakwerera imbuto abo ni bene so, ariko wibahanga amaso kuko hari ibyo uzakemurirwa na Yesu. Niyo mpamvu avuga ngo binzanire. Haleluya! Binzanire, wigire gusiga imitwaro yishyira Yesu. Niyo batanze iryo soko ko ashobora kwikemura ubukene. Imana ntinezezwa nuko tuba abakene ngo dutunge no gusabiriza, ndetse ntikunda ko dusabiriza. Imana ntikunda ko dusabiriza. Zaburi 3:23 tutari musome, haravuga ngo nari umusore none ndashaje, sindabona umukiranutsi arekwa, cyangwa ngo uburyo bwo gusabiriza ibyo kurya. Iri ni ijambo ry'Imana. Iyo bifashe gukora ibi, Imana irabwubahiriza. Ibintu kujya mu maganya ni ukukunda kubera tatari bishoboye, ntibishobora niba bishoboye. Iyo ubushiye iremerewe, bibwire Yesu. Banzumenyane nawe neza, si ukubatizwa no guterana, hanyuma umubwire byose ntugire icyo usiga. Arabanza guha Umwuka Wera, ariwe mujyanama w'ukuri, akubwire uko ubigenza. Arabanza guha Umwuka Wera kuko ukwiye kwitwara, kuko ukwiye kubigenza, numusanga ukabana nawe neza. Erega ubundi isi n'iyuzuye n'ibyo Uwiteka, niko tubwita muri Zaburi 24:4. Isi n'iyuzuye n'ibyo Uwiteka, ababifite ntabwo babihoranye. Burya ntabwo babihoranye, babyubona. Ni umwe mu migisha Imana iha abakozi bayo bayumvira bagakorana umwete. Gutegeka kwa 28:1 haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, imigisha yose izagukurikira. Haleluya! Imigisha yose izaza nugira umwete wo kumvira ijwi ry'Imana n'ijambo rye. Imana itugiriye neza. Guhera mu maganya kubera ubukene si umuhamagaro, umwe ati si umugabane wahawe. Umugambi w'Imana si uvuga umucyo, ahubwo umva neza, wumvira ijwi ry'Imana, urebe Yesu akuruhure. Uzi ukuntu Imana yishimira kwiha ibibazo. Imana yishimira kwiha ibibazo, ukayibwira n'ibiri amarangamutima yawe, ukayasuka imbere y'Imana, ukayisobanuza ibyo utumva. Erega Imana itanga n'amafaranga, Imana ituyatanga. Ndi kubona pasi kugeza ubuzima kandi igihe cyakize cya Gisozi baduciye miliyoni 40 mu Paruwasi ya Gasave. Kumva ntibyakora umushumba, abakuru b'itorero, abavuga ubutumwa, utera umusozi wari kizabona niba irakenzanye turakambakamba. Iyo ntameze yakiriho barakambakamba, tujya hejuru yaho turasenga, ntitwiriwe umunsi wose. Bageze amasaha 9 Imana itubwira ngo ikibazo nagikemuye. Hanyuma uko byagenze, Paruwasi ya Gasave niyo bari iya mbere muri Kigali mujyi. Kuri miliyoni 40 baduciye, 40 zose twarazibonye. Haleluya! Imana ifite amafaranga nayo. Ntabwo Imana ikunda amaganya kuko nta gisubizo kivamo. Shaka umwe na Yesu urebe ko ibintu utabibona. Erega Yesu azi ko ibyo abatizera bafite ntabwo tubikeneye, arabizi ko tubikeneye. Ariko se tubanye ite nawe? Turamwizeye cyangwa turi mu maganya? Turi mu maganya gusa dutumira abantu batadukemura ibibazo. Turamwizeye niba duhanze amaso cyangwa dutumiye abantu runaka kuko runaka bazajya muri
hariya kino kibazo aragikemura. Urayoba inzira. Iyi Mana kuko Yesu arakubwira ngo nimuze abarushye n'abaremerewe. Haleluya. Imana itugire neza. Kuko agahe gato nari gusoma muri Mwitangira 26 umurongo wa mbere sinasoma n'amagambo avuga kuri Isaka yarasuhutse hateye inzara aho ahungiye. Imana kumubwira imwereka haje turamenye ntujya hano nakwereka muri buki arahajya hagiye baramwakira bamuha ahantu ngo arahinga yeza imyaka myinshi cyane mu gihe cy'amapfa kandi ngo mukende cyangwa mukire cyane. Haleluya. Imana ni itanga ubutunzi. Imana yaguhaye usumba abandi bose. Imana yereka ukakira bigenda neza ariko baza bakira agakiza kayo. Imana irabyemera ko dukenera ko dusohoza igihe runaka ariko kwizera kwacu niko kuzadutunga. Kwizera kwacu niko tuzadutunga. Umukira dusabishwa no kwizera niko dushobora mu Maheburayo 10:38. Ariko nasubira inyuma agatakaza kwizera akajya mu maganya agasiga atubiriye abantu ntabwo nzamwishimira. Nubura kwizera ugasigara gutubiriye abantu ntabwo Imana izakwishimira. Umukiranutsi azagaburirwa no kwizera. Kwizera kuzakugaburira. Imana izakuzanira abantu umugisha ariko niyo Mana waje guhanga amaso. Haleluya. Imana itugire neza. Yobu yarakinye cyane kandi cyane inkuru ze turazizi ajya mu bimugoye ariko Imana yashakaga yuko itwigisha atubera ikigisha imfashanyigisho ngo umuntu w'Imana uko umuntu w'Imana akwiye kwitwara mu bihe bikomeye. Ariko iherezo yashubije yaruze akubiwe inshuro 10 biri muri Yobu 42. Burya imibare ya Yobu niyo kwigisha niyo kukwigisha umuntu wese akwiye kwitwara mu bikomeye uko akwiye kugenda. Niyo bati kwizera kwagenda gukomeje nta kizamura kwizera nubwo ibintu nabiruze n'amagara akaba ntayo ariko nta kizamura kwizera kandi muri uko kwizera kwe atumye abona na nyuma y'uyu mubiri ati nzi yuko nzabona Imana amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Haleluya. Umuntu w'Imana ishaka yuko muri ibyo bikomeye utumbira Yesu. Imana ntinaniwe kugukura mu bukene ariko sura yizeye uracyabona ko ibishoboye uracyemera kumva ijwi ryayo ugatanga raporo ukituriza no kuyikurikira utinuba mu bukene uracyayizeye muri ibyo bibazo ugatanga raporo hasigaye ugatuza ugategereza gukomeza kugira icyizere. Aho ngaho nikora. Imana itugire neza. Reka mvuge ku burwayi ndangize. Igihe wazaga kwa Yesu wamuzaniye n'umubiri wawe n'ibibazo byawe ngo wizere ko uri urusengero rw'Imana yitwa Uwiteka udukiza indwara. Imibiri yacu ni urusengero rw'Umwuka Wera. Haleluya. Niyo mpamvu udakwiye kwitoza. Iyo Umwuka Wera atuye muri wowe uri mwiza urashoboye ufite ububasha uri umwana w'Imana. Haleluya. Imana irakureba igasaba usumba abandi bose kuko Umwuka w'Imana atuye muri wowe. Imana itugire neza kandi Imana yaravuze yuko ari Uwiteka udukiza indwara. Ikibazo rero umuntu akomeza kugorwa n'imitwaro y'uburwayi ukaza kwa Yesu bwa burwayi ukabusiga ukumva yuko nyine uhawe agakiza bihagije. Ntabwo bihagije. Yesu aravuze ngo ikuje byose bizane n'uburwayi buzane n'ubukene buzane na ziriya ntambara na biriya bibazo n'abariya bamuhemukiye byose bimuzanire. Haleluya. Yesu wacu arashoboye ukuko kwe ntikwaheze maranirwe gukiza. Aho ni Yesaya 59:1. Nitugira umwete wo kumwizera no kumwumvira no kugendera mu nzira ze isezerano no kuturinda indwara ateza batizera kuko ari Uwiteka udukiza indwara. Imana itugiriye neza. Kuva 15:26 simasoma kuko igihe ariko nuko nguko avuga. Nitugira umwete wo kumvira Imana tukabana nayo ntabwo izaduteza indwara nk'iz'abapagani kuko ari Uwiteka udukiza indwara. Haleluya. Imana itugiriye neza. Agahita mu gitoro gatoya
nakira agakiza n'umusore afite imyaka 23 ntabwo nigeze mbona byahutaga abandi igihe cya sida yavuza guhuha hari n'abapfuye baziza bijima kubera inzoga ibyo byose ibyo bigore Imana ntiyabigishije. Haleluya! Kubaha Imana nicyo gikuru. Wewe umuntu usumba ibindi, kwizera ni umuti ndetse n'ubuzima bwuzuye. Imana ntikeneye ko turyama ku buriri bw'uburwayi, igitanda ntacyo kiyikorera, umuzima niwe ubasha kuyikorera, ariko irabyemera ko turwara ngo isuzume imyizerere yacu mu burwayi. Imana irabyemera ko turwara ngo isuzume uko twitwara mu burwayi. Niba twizera ububasha bwayo cyangwa niba dufatwa n'amaganya tukaba dutsinzwe n'ikizami, rero kizari ikizami Imana igusuzumire uko byitwaramo, uko byifatamo. Urakizera ariko y'abana, urakizera ko ishoboye. Imana tugire neza. Reka kuvuga gatoya, rero nagiye kwigisha abasheshe akanguhe, nagiye abasheshe akanguhe kuhasaza. Noneho nari ngiye gukoresheje mageze baza kubyakira bari bataraza. Umuyakora ajya kugira kusengera rwo nari mageze ngiye kumva n'umvimbi ijwi hafi nako mwivi haje uburibwe nkawe ari n'intozi kandi naje ndi muzima numva ariko ndamwe ni satani ushaka kubuza naza ivi ndarifata mu biganza byanjye byombi ndasenga mu izina rya Yesu ndasenga wene hazi byari byo nasenga utece haratura yendana ngenda nkomeshe nta bito natizagashise birakira n'ubungubu n'ubuzima ndagenda n'ubundi rukana. Haleluya! N'uwite n'ubugize indwara aracyabishoboye uyu munsi wa none. Mu gusoza ndavuga ngo reka guheranwa n'ibibazo, reka guhetamishwa n'imitwaro, va mu kwigabira kuko ntacyo bibyara, ahubwo uyikoreza amaganya yawe yose kuko isezeranya yuko izatwitaho. Uyikoreza amaganya yawe yose, uyikoreza ibibazo byawe byose. Petero wa mbere icyo bitaro wa karindwi ngo tuyikoreza amaganya yacu, tuyiturira cyahari nubwo utayiterereje amaso ariko irahari. Haleluya! Maremera kuyitunganira, uyibaze ubushake bwayo ku buzima bwawe no kubishyira mu bikorwa, urebe ko bisigaye itabyitaho. Uyibaze ubushake bwayo, ni Imana ushaka ko nakora. Ntabwo turi indorerezi, buri wese afite icyo agomba gukora mu nzu y'Imana. Ntabwo turi indorerezi, buri wese afite icyo yakora. Uyibaze mwami nihe ushaka yo kumpagarara, nihe ushakaho, n'uwuhe mwanya wanjye, kuko twese twahamagariwe gukorera Imana. Hanyuma nibishyira mu bikorwa nta kindi ubitangasiga bitegereze we kwiganyira, aho bipfira ni hamwe no kunanirwa kwizera ijambo rye no kuryumvira. Hariya mu Baheburayo 10:1 kunanirwa kwizera ijambo rye no kuryumvira naho bipfira. Naho ubundi ibindi byose turabifite mu kwizera. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Ubuyobozi naza komeze isida bikora kuyo iki muri ino nyigisho. Buri wese afite icyo akuyemo. Zana imitwaro yawe kwa Yesu kandi ntugire n'umwe usiga. Sifa kwa Mungu. Twumvise uburyo y'amarangamutima yangiritse, y'amarangamutima akomeretse abyara n'ibindi bibazo birimo indwara z'umutima, za kanseri n'ibindi birwara biremereye, harimo na za diyabete n'ibindi, kurwara indwara y'umutwe idakira. Ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo tuzane imitwaro yacu kwa Yesu. Hari igihe twumva ko Yesu ashoboye kutubabarira ibyaha gusa, nibwo mwigisha atwigishije tukaba ari byo twizera byonyine, hanyuma ntitwizere ko Yesu abasha guhindura n'amarangamutima yacu, abasha guhindura ubuzima bwacu. Byose Yesu arabishoboye. Sifa kwa Mungu. Iyo ninye ko kwizera Amen.
imana yakoresha ariko yesu ni umupaka w'isubizo cyuzuye yesu ni umupaka w'isubizo cyuzuye